turabaramukije cyane bavandimwe bakunzi ba Joel Gospel Praise TV. Tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, mu mpande enye z'isi, mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi, aho tugiye kujya ku gace ka kabiri k'igice cya gatatu. Turi bwarebe ku nkingi 10 zo kurera abana mu ndangagaciro z'Imana. Muri iki gice cya gatatu turibanda ku nkingi 10 zubaka uburere bufite ireme bushingiye ku ndangagaciro z'Imana. Kurera abana si ukuzuza inshingano gusa, ahubwo ni ugutegura ejo hazaza, haba mu muryango, mu itorero no mu gihugu. Iyo ababyeyi bubatse uburere bufite inkingi zikomeye, babiba imbuto izasarurwa igihe kizaza. Reka turebere hamwe izo nkingi uko ari 10. Inkingi ya mbere, urukundo rutaryarya. Urukundo ni ishingiro ry'uburere. Umwana wese akeneye kumenya ko akundwa nta buryarya. Urukundo rutuma umwana yisanzura, yiga kwigirira icyizere no gukunda abandi. Iyo ababyeyi bakunda abana babo, babaha icyubahiro, babatega amatwi, bakabaha n'impanuro, baba babarera mu rukundo nk'uko Imana ikunda abana bayo bose. Bibiliya iravuga iti, mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Imigani igice cya 14 umurongo wa 18. Urukundo rw'umubyeyi ni umusingi ukomeye utuma umwana akura atekanye. Inkingi ya kabiri, kubaha Imana. Gutoza abana kubaha Imana ni inkingi ikomeye. Iyo umwana yigishijwe gusenga, gusoma Bibiliya no kugira umutima w'ubwitonzi, akura asobanukiwe ko ubuzima bwe bufite umuyobozi. Abana bamenya kubaho bihana, bazi gutandukanya icyiza n'ikibi, kandi bakamenya ko bafite inshingano ku Mana no ku bandi. Imigani 9 umurongo wa 10 iravuga ngo, gutinya Uwiteka ni itangiriro ry'ubwenge. Nk'uko twabibonye, kubaha Uwiteka ni ubwenge, kandi gutinya Uwera ni ubuhanga. Abana batojwe kubaha Imana baba bafite ishingiro rikomeye mu mibereho. Inkingi ya gatatu, uburere buhamye. Uburere buhamye ntibushingira ku magambo gusa, ahubwo bugaragarira mu bikorwa. Umubyeyi ugira imyitwarire ihamye aba ari nk'igitabo umwana asoma buri munsi. Iyo umubyeyi atavuguruzanya, aba yigisha kwizerwa n'ubudahemuka. Aho kubwira umwana gukora, uburere buhamye butuma umubyeyi abanza akabikora. Ibyo umwana abona nibyo bimwigisha. Inkingi ya 4, kuganira no kumva ibitekerezo by'abana. Itumanaho rifunguye rifasha umubyeyi kumenya ibibazo umwana afite, kumuganiriza neza no kumwigisha atamuciye intege. Iyo umwana yizeye ko umubyeyi amwumva kandi amufitiye umwanya, amugana yisanzuye.
kuganira ni igikoresho gikomeye mu burezi kandi ni uburyo bwo kumenya uko umwana atekereza, uko yumva isi n'uko abona ubuzima. Inkingi ya 5 iragira iti gushyiraho umurongo uhamye w'uburyo abana bakwiriye kwitwara, uburyo umuryango ukwiriye kwitwara. Abana bakeneye kumenya imbibi badakwiriye kurenga. Niba ntaho bazi urubibi ruri, bibakururira mu kwivanga mu ngeso mbi. Amategeko atuma umwana amenya icyo yemerewe n'icyo atemerewe. Imigani 22:6 iragira iti toza umwana inzira akwiriye kunyuramo. Umurongo uhamye uha umwana icyerekezo n'umutekano. Inkingi ya 6 gusangira ubuzima n'abana. Umubyeyi ugira igihe cyo gukina n'umwana, gusangira nawe amafunguro no kuganira nawe aba yubaka umubano mwiza. Uburyo bwiza bwo kumenya umwana neza ni ukugira igihe mufatanya ibintu bitandukanye. Ibi bibarinda kwigunga no kumva ko badafite agaciro. Ibyo mwibukiraho nk'umuryango birabubaka. Reka turebe inkingi ya 7. Guhana abana mu rukundo. Guhana si ugukubita gusa, ni uburyo bwo kwigisha. Iyo guhana bikorwa mu rukundo no mu buryo bwiza, bituma umwana yiga ikinyabupfura, akamenya ko ibintu byose bifite ingaruka. Guhana mu rukundo si uguhohotera, ahubwo ni ugutoza. Ibi birinda umwana kuba indakoreka. 8. Gutanga urugero rwiza. Abana biga cyane binyuze mu kubona ibyo ababyeyi bakora. Iyo umubyeyi avuga ibyiza ariko agakora ibibi, bitera umwana urujijo. Umubyeyi w'umukiranutsi ukunda abantu, utavugira mu kigare, aba yigisha umwana uko yakwitwara mu buzima. Kurera bisaba kuba uwo ushaka ko umwana azaba we. 9. Gutoza indangagaciro z'ubumuntu. Indangagaciro nko gukunda abantu, gutanga imbabazi, kubaha abandi, gukunda igihugu, gukunda amahoro no kugira umutima mwiza zitozwa hakiri kare. Izi ndangagaciro zitozwa hakiri kare. Umwana wigishijwe kugira umutima w'impuhwe ntazavamo umunyabugome. Ibi bimwubakamo umutimanama ukomeye uzamuyobora mu buzima. 10. Gufatanya n'abandi mu burezi. Kurera si inshingano y'ababyeyi bonyine. Itorero, ishuri n'abandi bantu beza mu muryango bagira uruhare mu kurera abana. Umubyeyi agomba gukorana n'abarimu, abapasitori n'abayobozi, bakagirana ibiganiro, bagafatanya kurebera hamwe aho umwana akomeye n'aho akeneye gufashwa. Ubufatanye ni inkingi y'uburere bwiza. Bavandimwe bakunzi ba Joy Gospel Praise TV, uyu munsi kandi twagarutse ku nkingi 10 z'ingenzi mu kurera abana mu ndangagaciro z'Imana. Twabonye ko kurera umwana si ugutanga ibyo kurya gusa cyangwa kumwambika, ahubwo bisaba ubushishozi bwo kumutoza indangagaciro zizamufasha kuba umuntu w'inyangamugayo, ufite icyerekezo, ukunda Imana kandi yubaha abandi.
twabonye ko urukundo, urugero rwiza, kwigisha ijambo ry'Imana, kwihangana, itumanaho ryubaka n'izindi nkingi zose zifasha kubaka umusingi ukomeye wo kurera neza. Iyo izi nkingi zubatswe neza mu muryango, bituma umwana akura afite imbaraga no guhangana n'isi, agira umutima w'ubugwaneza kandi aba umugisha aho ari hose. Dukwiye kwibuka ko abana batoza ibyo babona kuruta ibyo babwirwa. Iyo umubyeyi agendera mu kuri, akagira ukwihangana, akunda, akanatoza abana be ijambo ry'Imana, aba ari kubatera intambwe ikomeye mu buzima bwabo bw'ejo hazaza. Imana iba yishimira umuryango ukorera hamwe mu kwigisha no gutoza abana mu nzira yayo. Bityo rero bavandimwe, nimuhaguruke nk'ababyeyi bafite inshingano, mube inkingi z'uburere bwiza, mube urumuri mu buzima bw'abana banyu. Imana niyo mufatanyabikorwa wacu. Tuzirikane ko umwana warezwe mu kuri azagira icyo atanga ku muryango, ku itorero no ku gihugu cye. Murakoze kudukurikirana muri aka gace kacu k'igice cya gatatu, kandi tubararikiye kandi gukurikira agace ka gatatu ka kino gice, aho tuzareba imbogamizi 10 ababyeyi bahura nazo mu kurera abana ndetse n'uburyo bushoboka bwo kuzitsinda. Ntimuzacikwe, mugume kuri Joel Gospel Praise TV, aho twubakira umuryango w'Imana hamwe. Kurera neza ni ugushora mu gihe kizaza cyiza. Rera abana bawe nk'ab'intumwa z'Imana. Naho ubutaha.